inkuru yanjye n'umugabo wanjye. Ese nyihere tujya guhura, nageze aho twari tugomba guhurira imbere ye. Uwo munsi cyari igitondo cyiza nk'ibindi byose. mpagaze ahandi twari turi kuri cya cyapa. Ihute kandi nagutegereje nakubura. Nashishuri ko yatinze we. Ko nari nzi ko ari twe bagore tugiye dutinda cyane. Yari hehe se? Ndamukumbuye cyane. Orandinde. Ndasubira nakurerwa. Amakuru ye. Byari ibyishimo guhura. Amakuru. Genda tujye kwicara hariya ni hose. Byari umunezero kumarana igihe nawe. Numvaga aje nk'igikomangoma. Numva inzozi zanjye zibaye impamo. Mu by'ukuri sinigeze ntekereza ko hari irindi juru ribaho riruta iri. Ni ukuri nta kintu kibaho kiryoha nk'urukundo. Ntibyari bikinsaba kumurebesha amaso y'umubiri, kuko niyo nafungaga amaso yanjye mu nzozi zanjye naramubonaga. Aha hantu se wahakunze? Ndabona nziza cyane. Yani njye ndumva nishimye cyane kabisa. Nanjye nawe urishimye? Ushimishijwe n'iki se? Nuko turi kumwe hano cyangwa ushimishijwe nuko waje hano gutemberera hano? Iki kigushimishije? ntabwo bishimishijwe na hamwe cyane. Nshimishijwe cyane. Rero buriya nubwo wenda tuvuga ibintu abantu bakagira ngo ni imikino, sibyo? Ndi buriya kuva kera nahoze byahoze biri mu nzozi zanjye kuzicara nkaganira nawe. Ni ibintu nahize kuva kera, nkakubona nkabura uburyo nkuvugisha, ubundi nkagira ubwoba nkumva nabuze imbaraga zo kukwegera. Nuko utabizi nanjye utabizi. Imana ishimwe rero ubwo yasubije amasengesho yacu. Amena. Ndagukunda. Nanjye ndagukunda cyane, sibyo? Kandi urabizi, kandi nawe nzi neza ko ubibona. Yego, ndabizi cyane. Serious? Ndakunda. Nshaka kukubaza, nyine uru rukundo rwacu rufite iyihe ntego? Wambwira intego rufite cyangwa se wowe urufiteho? Mbajije ni cyiza kabisa kandi kirimo n'ubwenge bwinshi.
so nk'uko nabikubwiye ndagukunda cyane kandi nawe umaze kubibona sibyo. So rero ntabwo nta yindi ntego yatumye nkwegera yindi usibye kugusaba ko wambera umugore. Umva ko urukundo rwacu rwaba urukundo twavana mu bintu mu ibanga ryacu twembi tukereka n'ababyeyi ibirori sibyo. Byanezeza cyane rero kuba mu rugo ndi mu rugo ndi umugabo uri madamu. Nta nzozi ngira mu buzima za mbera nziza kuruta izo ngizo. urakoze cyane nibyo nashakaga kumva nanjye kubera ko inkondo z'iki gihe ni bake baba bafite nk'iyo ntego, usanga benshi bakundana buri wese afite icyo akurikiye ku wundi, ariko twe ndumva atari ko bimeze, nibyo gushimirwa. Kabisa. Urakoze. Ndakoze neza. Buriya cyane cyane umuhungu n'umukobwa iyo bamaze kumenyana bari kuganira bari muri process y'urukundo, abahungu bakunze kubeshya abakobwa cyane. Urugero ugasanga akambwira ati nguhereje ngo nk'aya mazi yose iyi nyanja ndayiguha, akayimugabira kandi atari mwiza. Ariko njyewe ikintu nemera ko nguhaye umutima wanjye ko ni uwanjye, ntawo musaba ntawe mutira ndawuguhaye. Urukundo rwanjye kuri wowe ruzaguma ari impamo kandi ruzahoraho. Nanjye umutima wanjye urawufite wose wose. Ndishimye kuba ibintu byaje guhinduka nyuma y'imyaka 2 tubana. Natangiye kubona imico misha ntari muzi. Uracyari maso? Ndacyari maso. Ntuzindukire. Nanjye ngiye kuryama urebye nuko ari utuntu tw'uturaporo dukeya nari nkirimo twantindije, ariko mu kanya ndahita njyama. Hari uturaporo nari nkirimo, ariko mu kanya ngiye kwita njyama.
by'ukuri yibwiraga yuko nasinziriye, ariko nabaga ndi maso. Nari gusinzira nte mu gihe uwo twasezeranye kuzatandukanywa n'urupfu ari kwandikirana n'abandi bagore ijoro ryose? Saa 8 z'ijoro, ubu koko uyu mugabo nta nubwo ajya arambirwa? Kuki atabona ko ibyishimo bye ariyo marira yanjye? Nategereje ko yazahinduka, ariko guhinduka kwe byasaga nko gutegerereza ubwato ku kibuga cy'indege. Burya koko umuntu ahinduka nk'ikirere. Umugabo wanjye naramukunze, muha urukundo rwanjye rwose n'umutima wanjye wose, none dore Chérie, Oui. uracyari maso? N'iyi saha uracyari mu bikari? Utuntu nari ndimo ariko ndi kubona turarangije. Amasaha yo kuryama ndi kubona byiza, nari ndimo turarangije. Nkaryamye ko mbona amajoro yose yararaga kuri telefone ukarinda wumukeraho. Hari uturaporo nari ndimo, hari umuhungu yaraye atampereje raporo abimpaye mu kanya bitambinyuramo, kuko ejo uko byagenda kose twari dufitanye inama n'abayobozi. Nabonaga byatinze. Byari byatinze. Ngo ryama, ahubwo ryama, dore amasaha arageze, amasaha yakuze, katuryame. Chérie? Oui. Mama wabwire. Wambwiye icyo ushakira se gituma nzane icyo mbwiye. Ngiye no kugira mu gitondo rukundo. No kubyutsa ugitegura kare. Kagira ibyo mu kazi n'ibindi. Yegejeje. Karuna none jya ugura amata ku muhanda. Chérie ntabwo uyikombe. Nayivuyeho ryari. Mhm. Bon.
neza ahubwo ndetse mbanze njye kuri bise gato mbanze njye kuri bise gato uri kumara ibiki muri telefone yanjye uri kumara ibiki muri telefone yanjye ubu ujya muri telefone y'umuntu uziko bino bintu bihanwa n'amategeko wowe fata telefone y'umuntu ukayijyamo ute nariraga amafoto twifotoje ku cyumweru ifotoje ku cyumweru wowe nande rero nawe nese niyo bivuga ko ufata telefone yanjye utigeze ubimbwira sorry ntabwo bizongera gusa nibyo narebaga ari byiza kujya mu matelefone y'umuntu wowe urimo uraneka se ese uyinsabye ko nanjye kuri toilette uyinsabye ukambwira uti nkeneye kureba amafoto nkayakohereza cyangwa ikikungira muri telefone ntabwo bizongera sheri niyo narebaga byonyine nta bindi ngombwa nsa ahubwo yimye gutya ko byagenze Sheri biriya nabonye muri telefone nibyo wararagamo nijoro ngo ni iby'akazi cyangwa nibeshye ntabwo ari byo none ufashe telefone yanjye ugiye kureba amafoto twifotoje cyangwa ufashe telefone yanjye ugiye kureba message nandikirana n'abantu oya ibyo ngibyo by'amafoto byarangiye subiza ikibazo nkubajije ndakubajije ngo wari uri mu kazi nimugoroba cyangwa ni ibindi wabagamo njyewe wambwiye ko ariko ko wa mugore we ikisigaye cyarakumaze ubwoba ntacyo sheri ariko bansobanurire pe mbabarira none ngo tugiye kujya twirwa tubana tunekana se gute muri iyi nzu hari maneko weho wigize CIA hano mw'uru rugo muri iyi nzu nta maneko uhari hari umugore n'umugabo ari njye nawe kumbwira ikibazo nkubajije ko atari ibintu bikomeye ntabwo ndi umugore wawe se cyangwa byarahindutse sinabimenya ku buryo nkubaza ibintu ahubwo nkabona biranakubabaje ari ibintu byoroshye kuriya wa mugore we ndiko umaze kumenyera kandi ibyo bintu ntabwo mbikunda mba nakubwiye nti muri raporo z'akazi nizo nari ndimo utangiye kujya ufata amatelefone yanjye ninyabije none nta ntsongera kujya dutetse telefone hasi siko utagira isoni ntabwo nari ngambiriye kukubabaza urumva nashakaga kumenya ni akazi wari urimo nimugoroba cyangwa n'iziriya chat nabonaga chat iziye se hari chat ubonye zidasanzwe zitari akazi kandi wambwiye ko ari akazi ibyo cyangwa ntabwo ari ibyo nabonaga gutumbwira ngo ukaryama saa 9 bwakeye ukarenzaho no kumbeshya ngo ni akazi kandi ubizi neza ko atari byo urimo nzeye ndumva birenze urugero sinzi isaha ntabwo mbizi sinzi nuko mbyumva niba ari ibiki byagufashe muri iyi minsi ntabwo mbizi rero umugore we niko nashaka ko utampamagariye kunywa ibyayi byawe ibintu bihage nimba ari byo wampamagariye kutarangiza noneho bivuze ngo uzabikora amakosa sindi kubwira ikizasi ntabwo cyoroshye nta kintu ngomba kuzajya mubwira agomba kuzajya akora amakosa ngaceceka nimvuga ngo nta nubwo ntabwo birangiye sheri
ntabwo utaransobanurira ngo ibi ngibi ni ibiki Nuretse ko uje kumbwira ngo tujya muri salo nk'abandi. ntabwo biba byoroshye Bigenze nagiraga ngo abana n'umugabo bataza kumva ibyo tuganira kuko ntabwo ari ngombwa ko batumva ntabwo byoroshye sisi yatwinjira ibintu ariko n'ibanga ry'urugo rwanjye nta muntu n'umwe ugomba kubimenya cyangwa se niyo yaba ari inshuti yawe magara bigomba kuguma hagati yanjye nawe Shege, mbwira nta kibazo. Unyizere kandi umbohokeho nyine nzakugira ibanga nta kibazo. sisi ibibazo gutyo ndeba mu rugo rwanjye ntabwo bimeze neza ni birebire umugabo wanjye wumve ko bigeze hahandi arara kuri capi bikenda kumutera aryama saa 10 cyangwa se yaryamye kabiri saa 9 noneho nabanje kugira ngo ni akazi koko kuko rimwe na rimwe narakangukaga namubaza ngo ni ibiki agatangira ko ari muri gahunda z'akazi none dokima bamuhaye agomba kurara asomye ari mu gitondo narebye muri telefone agiye hanze nyine ndebye muri mesaje nsanga ni umukobwa bavuganaga noneho n'iryo joro yari yarayicaye ambwira ko ari mu kazi sisi ntabwo byoroshye birankomereye Yesu, ntabwo bigeze se? Ko numva se yahindutse kandi muheruka ari umwana mwiza ndiko yaranakwitagaho mbere. sinzi ukuntu byaje kugenda gusa umugabo nyine n'umwana wundi Mbega uracyakwitaho nka mbere ko mbona usa neza nk'umuntu yitaho koko. nta mavuta mbura nta n'ibyo kurya ariko ibyo ngibyo burya ntabwo ari byo biba biri imbere cyane icya mbere ni umubano n'uko ubanye n'umuntu n'iyo mavuta n'ibiryo byaba bidahari Numva ufite ibibazo. Ntabwo bigeze se? None zashize igihe kingana n'iki ubundi dutangiye kumenya. urebye nta nubwo ari kimwe nahindutse vuba pe gusa nanjye sinzi ukuntu bizagenda uzi kuba wenyine kandi ubana n'umuntu ni ibintu bitaba byoroshye Waramufashe se none wasanze ariko ari kuyiriramo muryamye mwe muri hehe kugira ngo umenye ko asigaye atatana n'abandi bantu. twari mu nzu turyamye nko mu saa 8 za nijoro ndabibona nyine sinabimwereka ndabyihorera hanyuma nkeje mu gitondo nyine nibwo nabibonye ndimubajije ese yikubita arandika n'icyayi twahamagara cy'interera nyine nta nubwo yigeze yitaba ibyo mubajije ahubwo yashatse kunyereka ko ntakimwubaha ko ndi kumubaza ubusa kandi mu by'ukuri umuntu namubazaga yumva ko byari ngombwa nyine ko numva ufite ibibazo. mfite ibibazo bindemeye None se ubundi yakurishije umujinya ari nawe ufite ayo makosa yose? kandi nkubwira ko n'icyayi yankwaga yahise akinterera Cyangwa ari umushuti we namuhamagaye ubwiwe n'iki ko ari umuntu barara bacaka. narabibonye muri telefone mbona ko ari umukobwa sha noneho babazanye igihe bazahurira nakongera gutekereza ukuntu nakangukaga nijoro nkabona yisetsa nkumva n'ibintu bikomeye noneho bikandya mu mutima nkumva mbuze uko ningira None se sheri ko numva ukomerewe none ubwo urumva amaherezo y'ibi bintu araba yahe? ntabwo nzi icyo nakora kuko ntabwo nata urugo kubera ibyo ngibyo ariko kandi nkeneye amasengesho sha sesi ntabwo nata urugo kubera biriya ntabwo biriya byatuma nawukana cyangwa ngo nsige umugabo wanjye n'abana nubwo yakoze biriya ariko nasezeranye ko tuzabana mu bintu mu byiza gusa nyine nuko nsengera nyine bigahinduka bikongera bikamera neza nicyo numva cyakorwa cyangwa ukangira inama wenda Shoza nunutse igitekerezo
yego. kuko hari umushuti wanjye nawe umumama w'umushuti wanjye byigeze bibaho ibyo bintu, ariko njye igitekerezo nungutseho by'aka kanya nyine mise numva igitekerezo cy'ukuntu wabikora nyine wabigenza. Yego. washaka niza simukadi ubaruza ku wundi muntu, Yego. warangiza ugahita ufata nyine ya simukadi abarishe kuri wa muntu ukayifata ukayishyira muri telefone yawe, ukajya umuhamagara mugaceka kuri WhatsApp atazi ko ari wowe, barangiza nyine mukamenyana ukamwibwira ukareba neza koko ko ajya guca inyuma. Yatangira kugukunda no kugutereta nyine kubyumva nawe, ukazapanga nawe ukamubwira se mbese sheri wazaretse ubundi tukagira tugahurira nyine ahantu kugira ngo tumenyane, agapanga ko murararayo, warangiza nyine ukamufata nyuma. Yego. Bikumva icyo gitekerezo kitaba cyiza. Ndumvise gutekereza ari inyamibwa rero, kandi koko mufashe uko nguko muri ubwo buryo nta kindi kintu yambeshya, ndakeka yahita ansaba imbabazi. Icyo gihe nyine urumva ko yaba yumvisha ko noneho amakosa y'imuketse we ari yo, koko nta kindi kintu yakongera guhura nako akubeshya. Yego. none byumva wowe shaka iyo ntuzo wibaruzeho, si byo ujye kumva inama nakugiye si ukumva ko ndumva ari avuga cyane. wowe shaka iyo simukadi ubigenze utyo kugira ngo noneho umufate ubyimenyere neza siriye, utari kumukekera. Agenda wumva nyine uri kumukekera kuko ari seriye, ntabwo yahita yihakana ngo ntabwo ari byo ngo uyu anikubita agenda. ubundi kumva uri kumukekera nyine gufasha rero ntabwo gucira intege, wihangane pole. gusa ndabizi ko n'abagabo bari hano hanze niko bimeze, gusa ndumva ntabwo yatinyuka kumpakanira ibintu ari njye twavuganaga, noneho yajya no kureba umukobwa agasanga ni njyewe umugore we umukobwa bagiye guhura. aho ngaho ntawe ufite ibizibiti byose, ndumva ntacyo yambera. Ibitekerezo ari nyamibwa, urakoze cyane, numvaga nigunje, none sha urampumurije, yongera n'inama kugira inshuti ni byiza. Cyabaye noneho ubwo tuzaganira ubutaha, nugaruka wenda bizaba byaragenze neza. nanjye rero nubwo narinje nyine nje kugusuhuza, urabona twari tumaze iminsi ndi kuvuga reka nze ndebe ukuntu bimeze, reka ngende nyine hari umuntu wari umpamagaye ubundi ngo ari mu rugo ngo nta kibazo. sawa mwerekeze basi umusana. ubu ni bwo buzima twiberagamo, twirirwa twandikirana no kohererezanya amafoto. ubu ni bwo buzima twiberagamo. uruhande rumwe byari bimbabaje, urundi binshimishije. Nahisemo kubaho ubuzima bubiri: umugore mu rugo rwanjye, mba n'inshoreke y'umugabo wanjye. Allo? Oui. Bimeze bite chérie? ko nashakaga ko duhura se. Nanjye iyo gahunda niyo nari mfite kabisa, numva uko byagenda kose tugomba gupanga umunsi tugahura, pana gukuma twohererezanya amafoto. Okay, ni ahantu muri lodge ariko byaba byiza tuharaye. Nibyo rwose. Yewe muntu, yewe muntu. Sorry gatoya.
nyine byose birateguye nyine tuzahurira aho ngaho nyine nta kibazo. Muri road hari icyo bitwaye se? Ubu gahunda niyo, amasaha n'ariya twapanze tugomba guhura. Sawa, kandi ndishimye kabisa ko iyo gahunda. Sawa sawa, ubwo turaza kuvugana. Sawa. Okay. nahageze hariya wambwiye. Deja waramaze kugera mu cyumba wowe? Ese iyo surprise uri kumbwira? Nahageze ndi kuhareba, ngeze ku muryango. Ni hano kuri 5. Iki sinshaka itora kubera iki? Surprise? Ese iki cyumba kirishyuye wanakishyuye? Birantangaje kabisa. Tukwinjira. Muri mu mwijima ko bijimye. Ibi ntibishoboka ko mbona iyi saha ariyo, niyo rwose. Dore na hano hantu yari yarahakobotse ko. Iyi saha se yaba yagezeho ute?
cyangwa ni bimwe amasaha asa? Ni bimwe se inganda zikora ibintu bisa? Niko wagiye? Kuki wagiye utambwiye? Ese nijoro watumye ntakureba mu maso, urangije none uhita unanagenda? Ndabyutse mu gitondo nsanze udahari. Akazi se wari ufite? ntari kuba bimbwiye ko ufite akazi byiza ugatuma nkureba? Wari wambwiye ko uyu munsi ufite umwanya turirirwana. Oya, ntabwo ari byo rwose. Wagakwiye kuba wambikije ukambwira ko ugiye. Ok, nta kundi. Sawa. Ndi kubona ariyo rwose, kandi ndibuka nyimuha. buriya nanjye nanakugeneye impano. Iyi saha ndayikwambika. Iyi saha ndagira ngo uzahore uyambara, sibyo? Yani gutya ngushyizemo nawe, ndagira ngo uzahore uyambara, sibyo? Ntuzayikuremo. Cyaba cyose aho waba ugiye hose, waba usohotse waba ugiye he, uzajya uhora uyambara, sibyo? Ibi bintu bishobora kuba birimo ikibazo. Papa nada nyine dufata mwana genda umukinisha mukino utuntu nk'uduhindi mani, mwirukanye mani.